bene data nshuti z'umusaraba, hari byinshi bibatera gusenga atari uko mwakabaye abanyamasengesho cyangwa se atari uko musanzwe muri abanyamasengesho, ariko ikigeragezo cyaza kikagukubita, cyaza kikakunaniza, ukumva noneho ukwiriye kuyoboka iyo gusenga, ku buryo rimwe na rimwe usanga washakishije aho abakozi b'Imana bari cyangwa se wagiye mu nzu y'Imana udasanzwe ujyayo. Ibyo hari igihe Imana rimwe na rimwe ijya ibikoresha kuko n'ubundi nta bundi buryo yakubona. Uhita wumva imbaraga z'Imana zigusunitse kujya kuririra Imana, kujya gusenga Imana, ariko hatabuzemo n'abajya mu bapfumu, kuko burya n'abajya mu bapfumu hari igihe birangira byanze, kandi niyo byemeye hari igihe bitarama, bikarangira rero ugiye mu rusengero rw'Imana cyangwa se ugiye mu banyamasengesho aho basengera kugira ngo bagufashe. Rero rimwe na rimwe niho Imana yagiye idufatira twese, uko mutubona tubabwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo twese twagiye ngo twegere Imana gusa, hari ibyagiye bidukurura bitwegereza Imana mu buryo butandukanye, kuko narababwiye ngo hari igihe umuntu agira agahondesho k'umuntu, rero hari igihe kaguhonda kakagukurira ku Mana, ukumva ko nta handi byakemukira usibye ku Mana yonyine, bikaguha umwanya wo kuba wafata igihe cyo gusenga kugira ngo urebe uburyo Imana yakugirira neza.